hari amajwi agiye kubakinira muri kino kiganiro. Hari amajwi agiye kubakina muri kino kiganiro, na amajwi y'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri, ubwo namwe mu majwi mu kindi kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uno munsi kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Ano majwi arimo ibyawo witwa Jihad ari gukurikiranwaho kugeza itariki 9 z'ukwa 11 uyu mwaka wa 2025 yarezwe ibirego bigera ku 9. Ibirego bigera ku 9, ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha 6 nibyo byari inshinjacyaha, 3 ni imbonezamubano. Imbonezamubano ubwo hasanze ari gusebanya cyangwa defamation. Ibyo ngibyo twagira inama bareze ko baca mu zindi nzira zitari za RIB. Tariki ya 18 z'ukwa 3 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha. Dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha. 6 z'ukwa 5 2024 gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni cyangwa y'ubwambure. Iyo dosiye nayo yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 13 z'ukwa 1 2025 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni, yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 27 z'ukwa 10 uyu mwaka yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha. Dosiye iracyakorwaho iperereza. Tariki ya 13 z'ukwa 11 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha. Dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Na tariki ya 9 z'ukwa 11 uyu mwaka yarezwe gukangisha gusebanya hakoreshejwe amashusho y'urukozasoni ndetse no gutangaza amashusho no gushyira hanze amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina. Dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Ibyo ni ibirego byose iyo ubona bifite aho bihuriye. Niba atari gutangaza amakuru y'ibihuha n'ugukangisha gusebanya, ngira ngo iko yamano kubera iki atari yafungwa cyangwa se atari yatabwa muri yombi, ngo nuko ataraboneka, hataraboneka ikimenyetso kigaragaza yuko witwa yamano yagize gute yakwirakwije iyo ari mu bantu bakwirakwije iyo video. Murabyuka ko Jihad ni umwe mu bantu basabiwe kuba yafungwa cyangwa se kuba yatabwa muri yombi n'abantu batari bake. Murabyibuka kuri saga y'umuntu twafata ku mavuta ubwo yatabwaga muri yombi, ikiganiro cya nyuma cyatumye ahamagazwa muri RIB ni ikiganiro yakoranye n'umuntu witwa Jihad kuri YouTube channel yitwa The Dynamic TV Show. Kino gihe uwitwa fata ku mavuta yari afite YouTube channel bavugaga yuko aragiye, ariko yari mu mazina yitwa Gafata ku mavuta Clips. None witwa Jihad agakora kuri YouTube channel undi yarasanzwe akoreraho yitwa The Dynamic. Icyo gihe bari muri saga yo kwiha umuntu witwa umuntu witwa Yago Pondate. Murabyikara amagambo baje bavuga bati witwa yagafite bene wabo muri RIB, ngaba Big Energy bari muri RIB. Icyo gihe byagani ko byari wenda nk'amagambo ashaka kugaragaza yuko RIB hari ukuntu nyine idakora inshingano zayo neza. Arongera avuga ngo njye nimamagazwa na RIB ntago nzitaba, bazaze banjyana ariko ntago nzagira gute, ntago nzitaba. Bivuze ngo muri icyo kiganiro bakoze cyasaga nk'ari cyo kiganiro cya nyuma utwo fata ku mavuta akoze mbere yo kugira ngo ahamagazwe na RIB ndetse anatabwe muri yombi. Kano kanya mbibutse yuko umuntu twafata ku mavuta we ari mageragere. Yes, nongeye kubasuhuza mbani ikaze kuri mwe mwakanze subscribe kuri YouTube channel Ira Nation TV. Ntakingi Ira Rwanda ingwa ku butaka ende yakore muri showbiz, umwami imihanda, inshuti y'aba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mondane. Abanyarwanda kazi nizera ko mumeze neza, nimutameze neza reka musabe kwihangana gukora cyane no guhatana umunsi ku munsi, ejo cyangwa ejo bundi ibintu byagenda fresh. Namwe mudukunda cyangwa se mudukurikirana bya buri munsi, nimba ari n'umuntu urwaye reka mwihanganishe mubwire ngo urwaye ubukira. Murabizi yuko hashize iminsi igera kuri 4 uwitwa Jihad atawe muri yombi na kesi yaterewe muri yombi, naza kubibabwira. Murabizi kandi yuko King Ira iyo nkuru nigeze nyitereka ngo nyivuge, sibye agashort video nakoze ko gupostinga kuri Instagram, kuri TikTok, mugende mu following nitwa King Ira Rwanda. Bivuze ngo amakuru yose agezwaho ko kanya nta n'umuntu turashira
kuri Instagram no kuri TikTok nyita nyashyiraho mugende mu following nitwa King Ira Rwanda ariko kuri YouTube channel yanyu Ira Nation TV ntabwo nahise nyakora byansabye kubanza kuba nashaka amakuru acukumbuye cyangwa se kuba nareba uburyo kindaza ngakoramo ino nkuru kugira akantu kukandi mugenda mukumva ndetse ndabanza ndanategereza kugira ngo ndebe eseribu iraza kubitangaza iki cyangwa se iraza kubivuga iki cyane yuko hari amakuru menshi twagiye tubona aza muri no mihanda ngo na breaking ngo runaka yitabye Imana cyangwa se runaka yatawe muri yombi ugasanga babeshyaga niba mwibuka kuri saga y'umuntu witwa Eric Semuhungu ubwo yatabwaga muri yombi uwitwa DC Kremakaza kanika kavuga yuko uwitwa Eric Semuhungu yatawe muri yombi azira gusambanya abana b'abahungu bakiri bato yarabyanditse ariko nyuma y'igihe gitazahita abisiba naga ari cyo witwa Eric Semuhungu yaziraga kuba yatwaye imodoka yanyweye ibisindisha cyangwa se yanyweye inzoga mu yandi magambo mwuka byaramwe no mpamvu King Ira nirinda kwitanza nka breakinga ahubwo ngategereza amakuru yizewe ijana kurindi cyangwa se amakuru abagenda avugwa mu mihanda menshi atandukanye nkaza nkagira icyo nyavugaho ariko bajya wongeye kujya nitereka mbaye update buri munota uko byagenda kose nimutarakana subscribe kuri YouTube channel Ira Nation TV kamubwire ngo waracikanywe kandi support yawe ntabwo ndi kuyibona niyo mpamvu musabye ngo urukane subscribe ukoresha ya like n'ibindi bigiye bitandukanye tujya tubana bya buri munsi cyane yuko hari nandi makuru mbazaniye mutari mumva ku yindi YouTube channel ari kuvuga ku muntu witwa Jihad amakuru ari kuvuga ku muntu witwa Yamano n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye nyuma y'iminsi igera kuri 4 witwa Jihad atawe muri yombi kuri no munsi turi ubwo tariki ya mbere umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yaje kuba agirana ikiganiro n'itangaza makuru aza kuba anavuga kuri kino cyacu umuntu witwa Jihad ashobora kuba akurikiranwe cyangwa se akurikiranweho mu yandi magambo umuvugizi wa RIB yagaragaje yuko uwitwa Jihad akurikiranwe y'ibyaha bigera kuri 9 ibi bikaba ari ibyaha byagiye bitanga muri RIB cyangwa se bishyikirizwa RIB mu myaka igiye itandukanye guhera 2022 kugeza ejo bundi uwitwa Jihad atabwa muri yombi murabizi mwese yuko uwitwa Jihad yatawe muri yombi azira kuba yarasakaje cyangwa se yakwirakwije video y'umuntu witwa Yamano siwe gusa cyane ko ari nabandi bari bamaze igihe bari bakurikiranwa na RIB cyangwa se bari bamaze igihe barataye muri yombi ubwo harimo uwitwa K John Kalisa John ngira ngo abantu benshi muramuzi hakazamo uwitwa Pazomani ngira ngo n'abantu baramuzi mu bijyanye na comedy filme n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse Pazo akaba ari umwe wa managingaga byavuga ko yamanagingaga uwitwa Yamano ndetse akaba yarakoranye n'umuntu witwa Yago Pondati nabo bakaza gutandukana batabanye neza kuko nyuma yo gutandukana n'umuntu witwa Yago hari amakuru uwitwa Pazomani agenda agashyira hanze ku muntu witwa Yago asaba kumuharabika umuntu witwa K John ngira ngo abamuzi n'abahanzi ba kera cyangwa se abantu binjiye muri no showbiz cyangwa se muri no myidagaduro nyarwanda kera umuntu witwa K John yari umwe mu bapaparazi twigeze kugira mu gihugu cyo mu Rwanda yari umwe mu bantu basupportinze abanyempano bari bahari mu myaka ya kera yashize ya myaka nyine social media zari zitara trendinga kuko hari n'indi mu witwa Jeprata avuga ngo social media ngo zitaraza ngo mumenye K John na Patcope abo n'abantu baje kera basupportinga music nyarwanda bagasupportinga n'ino showbiz yacu mu wakabyaramwe uwitwa Jihad we yaje nawe kuba atabwa muri yombi ariko mu gutabwa muri yombi umunsi bamutaga muri yombi ni nabwo witwa Pazomani n'uwitwa K John bashyikirijwe urukiko hari Kicukiro ngira ngo abantu benshi barahaze nibwo bari bagiye kuburanisha ndetse ruza kubura gica biza kuba ngombwa yuko urukiko rusubikwa ubu bakaba bazongera kuba baburana cyangwa se bashyikirizwa urukiko ubwo ni kuwa 4 nejo bundi kuwa 4 wenda King Ira nimba meze neza nzabamenyera update cyangwa se bamenyere amakuru uko bigenda bimeze bageze mu rukiko witwa Pazomani yagaragaje yuko we nta muntu umuburanira umunyamategeko afite ndetse anagaragaza yuko dossier atayibonye anasaba yuko urukiko rwasubikwa Sibyo kandi makuru agiye numva avuga ngo bageze mu rukiko ubwo batangira gusubiranamo witwa K John akavuga ko atari ukoze icyaha cye cyagakwiye kuba gitandukanyijwe kure n'icyaha witwa Pazomani yakoze bitakaba bifite
inyito imwe mwoka byaramwe. Tujya kwinjira no musesenguzi burambuye. Witwa Jihad akimara gutabwa muri yombi hari amakuru yaje hanze, hari n'abantu nabonye bagiye bamwishima hejuru. Ibintu nakunze, hari familia cyangwa se familia y'abantu bitwa Bujgoye TV, Bujgoye family nyangwa murabazi, baje muri no mihanda hari ibiganiro bakora biteye isoni nyangwa abantu benshi murabizi. Nyuma yaho baza guhindura bitewe n'imbaraga zashyizwemo cyangwa se bitewe n'ukuntu ibiganiro bakoraga bitashimishaga societe muri rusange, baza guhindura bakora content no imeze nka hari familia yose kuburyo n'umwana wabo w'imyaka ingahe abari nyine muri iyo content yabo. Witwa Jihad akimara gutabwa muri yombi hari posti bahuriyeho ukari batatu, ubwo ni Jihad n'abandi iyo famille n'ubundi barapostinze bandika amagambo ngo aruhukire mu mahoro, ndetse n'indirimbo baplayinze muri music background, n'indirimbo yifashishwa mu guherekeza abantu bitabye Imana. Abamenshi ntabwo babibonyeho rumwe, abantu benshi ntabwo babivuzeho rumwe. Nabonye witwa DJ Brian agaragaza reaction ye, agaragaza akababaro ke, agaragaza yuko atari ibintu byiza utakishimye hejuru umuntu nkuriya. Nibyo koko wenda witwa Jihad yakoze icyaha, yakoze amakosa ibintu ngibyo, ariko utagakwiye kwirirwa umwifuriza kuba yaruhukira mu mahoro cyangwa se ngo ukore ikintu cyitwa nkaho weho umuhereke cyangwa se umwifurije kuba yakitaba Imana, kuko indirimbo bo bashyizemo ni indirimbo yifashishwa mu guherekeza abantu bitabye Imana. Hari amajwi ngiye kubakinira muri kino kiganiro. Ni amajwi y'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri, ubwo namwe mu majwi mu kindi kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uno munsi kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Ano majwi arimo ibyaha witwa Jihad ari gukurikiranwa cyangwa se ibyaha yaba yarakoze abantu bashobora kuba baratanze mu kirego muri RIB. Ndetse akanaza abantu bibazaga bati ko video yagiye hanze ari y'umuntu witwa Yamana, kandi abantu batawe muri yombi Yamana akaba ataratawe muri yombi. Ushobora kwibaza ni iyihe mpamvu uwitwa Yamana batari gukurikiranwa, ni iyihe mpamvu uwitwa Yamana atatawe muri yombi nk'abandi bose, kuko video ni iye, impamvu ni iye. Niyo mpamvu kingira ndahangaha, niyo mpamvu kingira niteretse kuri YouTube channel yanyu, ari mpamvu musa no gukanda subscribe kugira ngo ugisobanukirwa akantu ku kandi. Ndabanza mere kurano majwi y'umuntu witwa Jihad y'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri avuga ku muntu witwa Jihad n'ibyaha yagiye aregwa muri RIB mwoka byaramwe. Amajwi kamanze nyabashyiriyemo Jihad nk'uko aruvuze acaho negereje tariki 18 z'ukwa gatatu muri 22 kugeza tariki 9 z'ukwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yarezwe ibirego bigera ku 9. Ibirego bigera ku 9, ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha 6 nibyo byari inshinjacyaha, 3 ni imbonezamubano. Imbonezamubano ubwo hasanze ari gusebanya cyangwa defamation. Ibyo ngibyo twagira inama bareze ko baca mu zindi nzira zitari za RIB. Tariki ya 18 z'ukwa gatatu yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha. Dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha. 6 z'ukwa gatanu 2024 gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni cyangwa y'ubwambure. Iyo dosiye nayo yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 13 z'ukwa mbere 2025 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni, yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 27 z'ukwa 10 uyu mwaka yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha. Dosiye iracyakorwaho iperereza. Tariki ya 13 z'ukwa 11 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha. Dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Na tariki ya 9 z'ukwa 11 uyu mwaka yarezwe gukangisha gusebanya hakoreshejwe amashusho y'urukozasoni ndetse no gutangaza amashusho no gushyira hanze amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina. Dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Ibyo ni ibirego byose iyo ubona bifite aho bihuri, niba atari gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya. Ngira ngo murabizi ari n'igihe hari n'undi bari bafatanyije icyo gihe mugenzi we gukangisha gusebanya, aho usanga umuntu runaka yagiranye ikibazo na kanaka yashaka kwihimura kuri uwo muntu
akabwira wa muntu ngo ufite ngo izina riremereye muri showbiz ngo akire amashusho ndaguha amafaranga uyashyire hanze. Ubwo ni ukuvuga ngo ni couple imwe y'abantu bagiranye ibibazo, umwe arashaka kwihimura ku wundi agatuma jihad. Umwihariko wa jihad nk'uko wari uvuze birango mwabyumvishe ni ibyaha bigera ku 9 uwitwa Jihad abantu bagiye bamurega cyangwa se n'ibyaha agiye aregwamo ubwo byagiye bishyikirizwa RIB ndetse bakamugira n'inama kuko umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri hari ahagera akavuga ngo njye umuntu witwa Jihad twaraganiriye muri office hafi ngamasaha agera kuri 3 cyangwa se renga kuri 3 mugira inama mvuga amubwira yuko wenda ibyarimo cyangwa se ibyo akora ari ibintu afite impano cyangwa se ari talented muri byo ahubwo yagakwiye kubikora no mu nzira nziza cyangwa se mu nzira itunganye itari muri iyi ngiyi mukabyaramwe. Uwo muvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri agaragaje ko hari ikindi kirego cyatanzwe tariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2025 ubwo mu kwezi gushize cyari icyana cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe wenda zino video z'ubwambere cyangwa se hakoresha ari video zigaragaza ikoreshwa ry'ibitsina mu kabyaramwe. Sorry mba nabivuze nabe no gukangisha nyine umuntu ukoresheje video z'urukoza soni mukabyaramwe. Mbibutsa yuko umuntu witwa Jihad nawe ari umwe mu bantu bigeze kwisanga muri no case, kuko Jihad murabyibuka ubwo yagiranaga saga ikomeye n'umuntu witwa Gopondati yago ajya kwerekeza mu gihugu cya Uganda, ubwo bamwe bavuga ngo yagungagiye Canada ibiki n'ibiki bigacika. Murabyibuka yuko yagakimara gutangaza amagambo yatangaje amwe nari buze gusubiramo ngo Rwanda nkunda nkunze nakwanze nkunze agatsiko n'ibiki n'ibiki bigiye bitandukanye. Murabizi yuko ari bwo umuntu witwa Gopondati yahita agashyira video y'ubwambure bw'umuntu witwa Jihad hanze ku karubanda. Ku bantu rero babazaga bati uwitwa Yamano kubera icyo badatabwa muri yombi. Yamano kari we video yagaragaye Yamano ari we wayigaragayemo nuko iki adatabwa muri yombi. Kano kanya mu Rwanda ngo si haraboneka itegeko cyangwa se ngo nta tegeko rihari rihana umuntu wifashe video y'urukoza soni mu gihe nyine ayifite yifashwa gate ni yanjye nari impamvu runaka nayifashe. Urushobora kugira wenda impamvu runaka ituma ufate video kavuga uti simbizi nyine tu je ntago ndayifata ntago ngiye wenda kwererwa mbesha cyangwa ngiye ku ruhande nshaka kuburanira bazifashe mwoka byaramwe. Ariko nanone hakaba hari itegeko rihana umuntu wasakaje iyo video cyangwa se wayikwirakwije wagiye ayihererekanya n'abandi bantu bagiye batandukanye. Rero ku bantu bibaza bati uwitwa Yamano kubera iki atari yafungwa cyangwa se atari yatabwa muri yombi, ngo nuko hataraboneka ikimenyetso kigaragaza yuko uwitwa Yamano yagize gute yakwirakwije iyo ari mu bantu bakwirakwije iyo video. Ubwo nicyo gihe uwitwa Yamano azahanwa niyaramuka amenyekanye nimba ari uruhare yagize mu kuba yakwirakwiza ano mashusho hanze. By the way impamvu ndi kuza natungaho telefone yawe ko kamera yanjye yagize ikibazo muri gukoresha telefone muri gufatisha cyo no kiganiro nsaba n'abaterankunga banje ariko munera inkunga byibura nibwo kamera itakora ariko munera inkunga ngure mikoro za telefone kugira najya nshyira phone ahangaha ngakora inkuru bimeze neza. Nongera kubwira n'abantu bacuruza ibikoresho bya elektroniki aho uvukagera uwo ari we wese ndahera kuri Rujama Phone Shop kuko niwe muntu nzi n'abandi bagiye batandukanye bacuruza ibyo bikoresho bya elektroniki. Ndajya ngubwire kano kantu ushukanwa ukengira reka ngwe mikoro nziza uzabikoresha kuri telefone yikorera ibiganiro izo nshobora kukwamamaza nk'igihe runaka for free. Ubwo ni promotion ndimo natanga muri kino kiganiro mwoka byaramwe namba zanye ni 07 938 33 ubwo wakumva ari tayari yamamagara tugaciringa ibintu
bikagenda fresh. Nguko nari naranze kuvuga kuri no nkuru y'umuntu witwa Djihad. Murabyuka ko Djihad numwe mu bantu basabiwe kuba yafungwa cyangwa se kuba yatabwa muri yombi n'abantu batari bake. Murabyibuka kuri saga y'umuntu twafata ku mavuta ubwo yatabwaga muri yombi, ikiganiro cya nyuma cyatumye ahamagazwa muri RIB ni ikiganiro yakoranye n'umuntu witwa Djihad kuri YouTube channel yitwa The Dynamic TV Show. Kino gihe uwitwa fata ku mavuta yari afite YouTube channel bavugaga yuko aragiye, ariko yari mu mazina yitwa Gafata ku mavuta Clips. None uwitwa Djihad agakora kuri YouTube channel undi yarasanzwe akoreraho yitwa The Dynamic. Icyo gihe bari muri saga yo kwiha umuntu witwa umuntu witwa Yago Pondate. Murabyikara amagambo baje bavuga bati uwitwa yagafite bene wabo muri RIB, ngaba Big Energy bari muri RIB. Icyo gihe byagani ko byari wenda nk'amagambo ashaka kugaragaza yuko RIB hari ukuntu nyine idakora inshingano zayo neza. Arongera avuga ngo njye nimamagazwa na RIB ntago nzitaba, bazaze banjyana ariko ntago nzagira gute, ntago nzitaba. Bivuze ngo muri icyo kiganiro bakoze cyasaga nk'ari cyo kiganiro cya nyuma utwo fata ku mavuta akoze mbere yo kugira ngo ahamagazwe na RIB ndetse anatabwe muri yombi. Kano kanya mbibutse yuko umuntu twafata ku mavuta we ari mageragere arimo arakora igihano cyangwa se ari maragororwa isaha n'isaha najya kumva ngo yaje cyangwa se igihano yahawe kirarangiye. Kabagwera icyo gihe uwitwa fata ku mavuta atabwa muri yombi, abantu benshi baravuga bati kubera icyo witwa Djihad yasigaye, karo hostinze kino kiganiro kubera iki yasigaye, ko bafatanyije gukora kino kiganiro kubera iki yasigaye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bivuze ngo ntago ari ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu uwitwa Djihad agize gute asabiwe kuba yatabwa muri yombi cyangwa se kuba yatabwa muri yombi na RIB cyangwa se kuba yafungwa ngo kabyaramwe. Baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe, ntabwo naza hano ngo nseke umuntu wari wese bataye muri yombi. Ahubwo icyo navuga ni iki ngiki, navuga ngo abantu mukunda Djihad, abantu mukunda umushu mu musengere, mujya ku mavu mu musengere kuko ibintu birakomeye, ari muri saga itoroshye, ari mu kibazo kitoroshye. Bivuze ngo musengere umuntu witwa Djihad, waba umwanga waba utamwanga. Nibwire yuko uko wakanga umuntu kose ntabwo wakifuza yuko ajya hari ahantu. Bivuze ngo mu musengere wenda aze kuba yataruka bino bintu cyangwa se nimba ari n'ibyo araza kuba yahamishwa nk'ibyaha abikore cyangwa se agororwe, ariko azagire agaruke yarahindutse. Nabonye witwa Kaziko cyangwa se Jesus wa Mipango avuga ngo arifuza yuko witwa Djihad byibure yazaza yaragorowe. Numva witwa Papa Bugiwe waravuze ati uwitwa Djihad ntago nifuza yuko byarangirira muri RIB, ahubwo byakabaye byiza bikomeje kugira ngo azagaruke byibura wawe bamujyanye nk'imageragere abaturijeyo abaruhukiye mu mahoro. Nuko nkuko numvishe uwitwa Papa Bugiwe wabisobanura, wenda nabihuza na post yakoze ivuga yuko irimo indi bivuga ngo Djihad aruhukire mu mahoro. Bado mbere gusoza kino kiganiro cyacu ndagira ngo mbibutse mbere yuko kingira nsoza kino kiganiro twari turimo tugirana, ndagira ngo mbibutse kino kintu. Waba warigeze gutekereza yuko kujya kwiga hanze cyangwa se kujya kwiga mu mahanga ari inzozi? Waba waratekereje kuba wabwira iwanyu uti mugurisha isambu cyangwa mufate credit kugira ngo mbashe kujya kwiga hanze y'igihugu? Kano kanya ntabwo bikiri inzozi nubwo bikigoranye, ahubwo ikintu usabwa ni kimwe cyonyine, nukugana company yitwa Zanda Global Scholars bakakujyana kwiga mu Buhinde ku mafaranga make cyane, wera ku 1400 kugeza ku 4200 bakujyana kwiga mu gihugu cy'Ubuhinde na mu komisiyoneri cyangwa se agent ubyitambitsemo. Kandi muri ayo mafaranga wishyura harimo amafaranga azagutunga ngo n'amafunguro, kazamo amafaranga azagucumbikira cyangwa se akazamo icumbi, hakazamo sport na gym, hakazamo amasomo n'ibindi bintu byinshi byiza bigiye bitandukanye. Kano kanya gana Zanda Global Scholars bagufashe, bandikire kuri platform zabo babita Zanda Global Scholars, cyangwa se utwandikire kuri zino nimero za telefone mwoka byaramwe kugira ngo ibintu bigende fresh. Na King Ira Rwanda nizere ko meze neza, mukani subscribe barakashana comment kugira ngo nejo nzagaruke ibintu bire fresh. Jobless.